b'Imana. Ni wa mwanya mwiza tugeze kuri channel Ubugingo Buhoraho. Ubugingo Buhoraho TV. Iyi channel Ubugingo Buhoraho TV twabwiye ko tubashaka ko abantu bose bazagira ubuzima bwiza. Bakabugira nta twavamo bazabugira nyuma yuko tuzaba twageze mu yindi si. Ahubwo tugomba no kugira tukiri no muri iyi si. Ntabwo twavuze kuvuga ngo tubategura ubugingo buhoraho mu nyuma y'isi ngo mugiye kuzabaho mumeze neza. Ariko noneho muri iyi minsi abantu bari no kugenda bapfa. Hari abantu bapfa bazize utuntu dutoya. Buri hari abantu benshi banze nduko bitabaza bw'ibanze. Je nigeze gufata amahugurwa ya Croix Rouge. Gufata amahugurwa y'abavuzi gakondo. Niba nzi kuvura indwara nyinshi. Iyo akenshi kora ko ntabigize umwuga nawe nakubwira mpamagaye kuri nimero yanjye 078 333 58 074 nagufasha. Niyo urwaye umutima, ufite urwaye umuvuduko, urwaye mu nda, urwaye uburozi, urwaye gapfura, urwaye inkorora, urwaye grippe, urwaye umutwe, urwaye sereri n'ibindi byinshi. Yewe urwaye na malaria nuko nyine twanga kwivanga. Malaria rwose ngiye mama yigeze kwimvura akoresheje ibyatsi. Ashaka kwita mvugira hanga. Nzabitegura ntabwo napfa kwivura ntabitegura. Ariko ngiye malaria nzi kwivura namenya kwivura. Hari umuntu bavura malaria kango kirika mugumamo akazamba iminsi kongera akakitura hasi akagiye ubona yatangiye gutiti agatitira akamara iminsi ajyana ashyira iminsi bakamuvura kongera korohera hashyira iminsi kongera ikagaruka. Iyi ngiyo ndayivura. Ariko ntabwo nabona umuntu urwaye malaria ngwego malaria muri miso kongeye kumwe imiti yanjye nibeje kwa muganga. Ariko iyo yagiye kwa muganga ikamugomeka kumuvamo ubona ahita amufasha. Kuko ntabwo nari kwibona ntabwo nari bakaka umurimo w'abavuzi. Abavuzi Imana yabasizeho. Niyo mpamvu nabo tugomba kububa. Nabo Imana yabigize ngo babone akazi babeho. Ntabwo bari gukora abaganga ahubwo ni kubafasha. Muri minsi nagiye kwa muganga mbona umurongo muremure cyane. Umurongo muremure cyane. Bona bagwe indwara y'icyo barwaye inkorora ni grippe ni gapfura abantu bakifura gapfura abana bakavunga indwara buri gisi ngo indwara tutazi. Kandi kwa muganga bakayoberwa. Kuri muri clinique bakayoberwa. Bakajya mu farumasi bakayoberwa. Hashira iminsi ku munsi wa kane baza ko buri amazuru bagasanga harafunze kamazanga hari ibintu by'ikirima byuzuyemo gapfura bara ni indwara. Hariyo bita ngo angine de Vincent. Hari ibintu by'ibitimwa bizamo hano na hano. N'amatakara ubundi amatakara barivona ntabasigaye mu mubiri baba baje kurwanya iyo angine ariyo twita gapfura. Iyo angine yo mu kanwa yagiye zo amazuru yipinduka gapfura. Iyo gapfura kandi bayi nyinshi ikomeza kugendera irakwira ndetse kerekeza no muyoboro yerekeye ku matwi. Mwumva ko wari gapfura yerekera hafi y'amatwi. Nakijya mu matwi ariko ijya hafi y'ahantu amatwi akururira amajwi. Umuyoboro w'amatwi nawe irawegera. Iyo wegereye rero cyane umuntu ashobora gutangira kugerageza cyo kuba atangiye gucika intege no kuvuga ati hari gusezera ku byisi. Niyo mpamvu rero gapfura nje nari kwa igihe kinini ndi umwana nyimara y'igihe girwaye. Ubundi nkagwara inkorora. Ibituma mufata imiti yo kwa muganga myinshi. Hafata imiti yashira iminsi abantu bakanyunduza nkongera nkarwara. Ngiye ndi umuntu wandura vuga indwara ariko sinanduza. Sinkunda kwanduza ariko ngiye nkunda kwandura. Ibyo bintu byanteye agahinda bikomera nje mu masengesho igihe kinini nanjye ntangira kuba hafi y'abavuzi. Ngiye gucyana iby'indwara ahantu hose nabonaga kayi naragasoma. Ahantu hose mbonye umuntu uguvura umubwiye ngo tuvuze umuti gatega amatwi birangira nanje mbaye umuvuzi ariko ubwenge ntabwo ndi umuvuzi ntabwo nshyigiza kubikurikira. Nose ku mwanya wa kabiri ngiye kwiga segonderi ntibabimanye bamucyo nahisemo mbere ubwo nyine mbanarukanye nabyo gutyo ariko iyo mpano yangumyemo. Reka rero mbabwire ko ibi bintu mfite bibiri gusa ni ibitunguru na tangawizi. Ibi ngibi ngiye kubikoresha ngiye kuvura abantu indwara yitwa gapfura cyangwa se angine. Ngiye kuvura indwara y'inkorora n'izindi ndwara zo mu muhogo. Rwose umuntu rwose barwaye indwara yo mu muhogo bayumva hano hatangiye kuba nk'ahantu hagemaga agasebe akumva kagiye kumurya
tari mu imbere haragari kagiyemo karameneka hayi kuramira kumva uragabaye kamira kababaye kucegera basike babananiwe hano ahantu gataza amataka bivuze ngo regura birebura abasike bo baje gutabara umubiri baje nkuko igihugu cyatewe bazi n'abasike benshi ugashyira hafi yaho umwanzi ari bakazenguruka abo basirikare rero babashinzwe kugenda baburizamo batangira ku mwanzi atakomeza kwinjira n'abasirikare bo mu bintu niko bameze ni ukuvuga ngo iyo ufashe iyi tangawizi urabona aka kantu kangana gutya ntabwo uri bufate kanini aka karahagije uyu munsi dukoresha aka konyine ngo ukareba aka kandi gufata ndafata n'igitunguru iki inshaka ndongera kandi kangana nka gutya aka gusa ndacyaho kandi gatoya ibi ngibi ndafata urafata ugahekenya gatoya unagwekenya ugacyanyurira warangiza ku gitunguru ugafata ukarumaho gutya ukarumaho kageze nk'aha ugikoroma kandi noneho kakariho baciye kugikoroma hano ukahekenya ukakagusharira ntabwo ushaka kurya aka kanya tangawizi ariko ubu rwose nimba ntore ndaza kuyirya ubwo naba ntabwo njye mpfa kurya rimwe na rimwe mfite umwana akagira igitunguru kumaze ko mvuye inkorora gripe cyangwa se nkamaze ko mvuye gapfura rwose ubu yamvuyeho burundu ndashima Imana nanjye rero navuze ngo ntabwo nakomeza kwiherana amashimwe kugira ngo abantu b'Imana bakomeze guhora gapfura ni indwara narakariye naravuze ngo gapfura ngikuye mu mubiri wanjye nyikuye mu bana nyikuye no mu nshuti zanjye za hafi reka kugarukira aha ngaha reka nkomeze n'ahandi indwara gapfura rwose ndayihaza barampaze bararuha bamaze ikiciro zirenze 8 cyangwa 10 reka nshaka n'imiti yo kuyihana ngashyira mu mazuru ngashyira mu kanwa nashyira imiti 3 nkaza ndapfuna amaraso habipfuna kagabanyuka n'ibiki gashibuka ko byabiye byagize aha byankwiye ahantu hose naragiye nje kwa muganga barambaga muganga witwa Tore wari hari Musanze aragiye arambaga nyuma yamaze kumbaga nyuma numva gapfase byinshi ibyo mu bongeye kumva twari ko ibintu byari byinshi bisa n'umukara abikuramo bibyaye nk'umukara cyicaye maramo ariko hari ibindi byongeye gushibuka kubera bahise bamamata kimara kumbaga byahise bihabije n'umuntu byahise bihembuka byabonye twari twasigaye twabonye umuntu ngamuriza amata uko kuzihembura turahembuka bihembutse rero byongera kugaruka ubwo rero byatumye mvuga ngo ubwo ngiye ntaho nzongera kwibagisha fini sinzongera kwiharisha fini sinzongera kugwagwara nishatse iyo miti yayimera vumba bambaye yimenye mwe yaba kazi ngashira zimpe twavuga intomfu n'ibindi byinshi n'ubutumwe n'ibindi byinshi twaravanga ibintu 11 kabivanga nabikoresha nkore naba nabibuze ngafata kazi ngashira n'urafumba kumutatu ngapfuna ibiraso byinshi bana ndahagije ngeze mfata kapusitini rayiki nkumva ndorohewe ko nibiki ngeze aho ndavuga ariko uyu muti iyo imiti yose nyegere imiti myinshi ngeze aho mbakonja kugwa kuri imiti gitunguru na tangawizi ndavuga ni ubwo ndakize aka kantu ko konyene abari kundeba muri kamera na kakonyera ko akarahagije naka nejo nkafata ngura ngo ngafata kangaka ejo ngo ngafata akakonyera akarana akamara nta naki akaka iminsi bikugarukiriza hanga vuni hanga akagatoya muri kureba akanga kamfasheho katiha kanofashe nakoresha iminsi 2 ubwo rero ubundi naba nakize kugapfa imitangiye kugaragara uyu munsi ayikoresha uyu munsi tose atani mugoroba benejo saa matona ni mugoroba nkarekeraho ejo bundi nubwo nayikoresha ndaba nta kintu cyuva mu muhogo nibigaruka nzongera bikore tungu ntabwo bihenze nabitanguze ntabwo bihenze ubwo rero ndagira ngo abantu bose barimo batwumva dufite ubuvuzi bwinshi twababwira indwara nyinshi nizo twamaze kubabwira ariko n'imitima twabwiye ko tushobora kubaha inama niba ufite umutima
uzareba umuntu ababaye tumuratere di ugomba kugira uburyo ugomba kurera gisa umutima ukaworosha waba ufite igifu wari igifu hakwereka ugomba gukurikiza amategeko y'ubuzima nkurikije imitima 8 y'ubuzima niyo start abavuga ngo nutrition water ngo rest exercise bakavuga ngo temperance bakavuga time bakavuga iki ntabwo nibuze kurondora akanya ariko harimo ibyo yuzuye harimo amazi meza harimo ikiruhuko umwuka mwiza kwirinda imbaraga z'Imana ni byinshi niyo start urumuri rw'izuba n'ibintu 8 ibisigaye rero reka Imana ikomeze kubana natwe kandi ikomeze kuduha kumenya gufata neza ubuzima tubibuza gukoresha amazi litiro 2 nibura ku munsi ku muntu mukuru ku muntu ufite ibiro hejuru 60 nibura litiro 2 natubibutse umuntu ufite nka metero 1 n'igice metero 1 hafi aho ngaho munsi ya metero 1 n'igice nibura azakoresha litiro n'igice kugira ngo ubuzima budahagarara ku munsi ubwo litiro 2 harimo udukombe 4 ushobora kunywa udukombe 2 mu gitondo 2 mu mugoroba ushobora kunywa udukombe n'igice mu gitondo cyangwa udukombe n'igice masaje udukombe n'igice n'udukombe n'igice izari cyo zikuzo niyo zari gaga cyane byaba bitwaye ariko no mu hakabamo amazi tukarya n'indyo yuzuye tukarya n'imbuto tukabashaka n'ubuki kugira ngo dufate neza amagara yacu cyabo